wibeshya ngo umunsi w'abakundanye ni 14 z'ukwa kabiri. Umunsi w'abakundanye ni Yohana 3:16. Kuko Imana yakunze abari mu isi bose, weho warobanuye umwe. Ariko Imana yakunze abari hehe? Umusore n'umukobwa bashimanye. Chérie, chouchou, honey, baby, oh my love, huh? Nandi. Ariko bwaca mu gitondo ati peti, umenye ko twahuye nkuze umutwe ndawumena. Iyo nzobe nayihindura igikara. Uzingu twawe sinkusange ha, inzu yanjye warayisanze, wansanze nkuze, bwangu wibwirize. Sinongere no kukubonaho. Harabiringira abantu bakabahemukira. Ntabwo hakomeye ibikurwanya, hakomeye Kristo guha imbaraga zo kubitsinda. Ntabwo hakomeye abakuvuga, ahubwo hakomeye Imana iguhereza imbaraga n'umutima ukomeye. Ntabwo hakomeye ikibazo urimo, hakomeye Imana yemeye kugicamo. Ntabwo hakomeye ibikurwanya, hakomeye Kristo guha imbaraga zo kubitsinda. Ntabwo hakomeye abakuvuga, ahubwo hakomeye Imana iguhereza imbaraga n'umutima ukomeye. Iki cyubahiro ni cyawe Mana, iki cyubahiro ni cyawe Yesu. Mana we, iki cyubahiro. Iruta Bayali, iruta Dagoni, isumba ibigirwamana. Haleluya. Abasunitse ibiguhirika, ubabwire ngo ntibazuri imbere yawe. Afite umuriro, fire, afite imbaraga, power, afite gukora mu buryo bw'umubiri ndetse no mu buryo bw'umwuka. Iyo ategetse biraba, iyo avuze ibintu birakomera. Haleluya. Imana yambwiye ko itanze urubyaro. Imana imbwira ko ibohoye imbohe. Imana imbwira ko ikijije abarwayi. Imana imbwira ko uyu mwaka izanye icyo bita ibirori. Nta muntu uzaguhangara, kuko bavuze, Imana yaravuze kera. Yabwiye Yeremiya ngo iki? Yaramubwiye ngo nakumenye utaraba urusoro mu nda ya mama yawe, nkweza utaravuka, ndetse haleluya ngo ngutoranyiriza kuba umuhanuzi w'amahanga yose. Kuko ibagira ngo uroroshye, ariko bakubona uyu munsi ugenda bakagira ngo uri mugenzi wabo, bakakubona musangira bakagira ngo mwasezeraniye hamwe, bakubona musengana bakagira ngo haleluya, bakubona musengana bakagira ngo muri mu muhamagaro umwe. Hoya, hari abo Imana yahamagaye ngo baririmbe, abandi rabahamagara ngo bacurange, abandi rabahamagara ngo bakome mu mashyi, abandi rabahamagara ngo bayivugire, abandi rabahamagara ngo bahanure. Haleluya. Humura ntacyo kibaye. Reka turebere hamwe ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cy'Imigani, ibice 28, turasoma umurongo waho wa 2, dusimbuke dusome 13. Batanze ku mazina, nitwa Prophet Ezekiel Mfitumukiza. Ndabakunda cyane kandi nkabanezererwa by'umwihariko. Imana rero bampera umugisha kandi umwuka w'Imana akomeze atuganze. Abahageze dusome mu izina rya Yesu. Igihugu kigira abami benshi, kigira amagomerane, ariko umuntu w'umuhanga uzi ubwenge agitera kugubwa neza. 13. Uhisha ibicumuro bye ntazagubwa neza, ariko ubyatura akabireka azababarirwa. Reka nsubiremo iri jambo. Uhisha ibicumuro bye ntazagubwa neza, ariko ubyatura akabireka azagubwa neza.
Haleluya. Mana, kubwira ijambo utworeze umwuka wawe wera adusobanurire kurushaho muri byose urakoze. Amen. Uhisha ibicumuro bye, unyegeza uburyarya bwe, ubeshya ibyo yibye. Haleluya. Umuntu byatura ni kimwe akabireka, bibiri, gatatu, azagira ute yemwe? Azababarirwa. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya we. Ngo ubyatura akabireka, haleluya, uwo nguwo azababarirwa. Yesu nashimwe cyane. Buriya Satani ajya amenya ko wakoze ibyaha, ariko ntabwo ajya amenya ko wihanye, kuko ntabwo azi ko uri hano, ntabwo azi ko wahageze, ntabwo azi icyo wavuganye n'Imana, ntabwo azi icyo yavuganye nawe. Niyo mpamvu iyo ugeze mu banyamahanga rimwe na rimwe bakwibeshyaho, kuko wambara agashwashwa bakayambara, wakwambara wakisi bakayambara, wakwambara WhatsApp bakayambara, wakwambara ikanzu bakayambara, mwahura bakagira ngo muri bamwe, kandi ubitswe ibintu byasezeranijwe n'Imana. Haleluya. Hari igihe bakubona wambaye igikweto gihengamye bakavugishwa, kandi kiriya gikweto kiri gutwara ubutumwa bwiza. Barangiza bakakivuga kikabatera imyaku, bagahomba, bakagira ute, bagasigara baryana, kandi bakuririwe umuvumo n'igikweto gihengamye bari badafite uburenganzira n'ubushobozi bwo kuvugaho. Kirazira kuvuga ku mukozi w'Imana, kirazira gutindana nawe, umuvugaho cyane. Iyi migani mwabonye y'umugabo bita Salomo, iyi migani yanditswe na Salomo mwene Dawidi. Muranyumva neza? Iyi migani yanditswe na Salomo mwene Dawidi kabisa, umwami wa hehe yemwe? W'Abayisiraheli. Haleluya. Iyi migani ayandika, haleluya, yari yo kumenyesha abantu ubwenge ndetse n'ibibwirizwa. Niko kamaro k'imigani, niyo kumenyesha abantu ubwenge, niyo kumenyesha abantu imbaraga z'Imana, niyo kumenyesha abantu ibintu bihishwe. Kubera wumvisha imigani, kubera wayitahuye, wumvisha ibintu bikeya, ugahita usobanukirwa ibintu byinshi. Buriya ntabwo ari abantu benshi bumva imigani, ari nayo mpamvu abantu benshi badashobora gusobanura amahishurirwa cyangwa se inzozi cyangwa amayereko. Muri kunyumva? Niyo mpamvu rero imigani ni ya Salomo mwene Dawidi, umwami w'Abayisiraheli, niyo imenyesha ubwenge n'ibibwirizwa, niyo igusobanurira amagambo y'ubuhanga, niyo ihesha ubwenge n'imigenzereze no gukiranuka no gutunganya no kutabera. Mwumvisha akamaro k'imigani? Haleluya. Yesu wacu nashimwe cyane. Buriya imigani, murimo kunyumva neza, imigani Salomo yayanditse akiri umusore. Murimo kunyumva? Afite imbaraga rwose, ibitekerezo bye bikomeye. Imana imubwira andika gutya, akandika, kora gutya, agakora. Yari afite imbaraga. Ntabwo Salomo yanditse imigani gusa, kuko yaranditse ngo niyo iha umuswa kujijuka, umusore ikamuha kumenya no kugira amakenga. Iyi migani muri kumva yoroshye? Iyi migani muri kumva yoroshye? Ngo kugira ngo umunyabwenge atege amatwi, yunguke ubwenge, kandi umuhanga agere ku migambi itunganye. Haleluya. Imigani, Imana izingura igitabo cy'imigani mu mutwe wawe. Satani yajyaga azana kwiyobagiza kuri wowe, ibindi bikaba kutamenya,
Imana izana imigani mu nzira uri gucamo. Imana izana imigani mu mutima wawe. Imana ikingura imigani mu mutwe wawe. Aleluya. Basabwenge nimujya muhura usobanukirwa amanyanga yabo. Basabwenge nibajya bakubona babona utari mugenzo kuko imigani urayisobanukiwe. Aleluya. Ngo kandi ngo amenye gusobanura imigani n'amarenga, wabyumvishije, kandi n'amagambo y'ibisakuzo ni y'abanyabwenge. Aleluya. Ni y'abaki? Ni y'abanyabwenge. Buriya abasirikari iyo bari ku rugamba, hari igihe haduyi atahura strategy barimo gukoresha bagahindura. Aleluya. Urumva abo bakora urugamba badafite ubwenge? Nuko baba bazi n'iki n'imigani. Imana ihishure imigani mu buzima bwawe. Nubwo utekereza ko ingabo zagiye ku rugamba, ariko nawe muri karitsiye uri ku rugamba, muri famiye yawe uri ku rugamba, mu kazi ukora uri ku rugamba, yewe no ku meza uriraho uri ku rugamba, kuko usabwe gutegura uburyo azahoraho atavaho. Uri ku rugamba rero. Kiba n'abasirikari bagira ingamba z'ibihe bitandukanye, ariko wewe uri ku rugamba rw'ibihe byose. Niyo mpamvu usabwe kuba maso ugasenga. Abajura bihane, abatoya, abanini, dore ko ubujura buri mu bice bitandukanye. Abajura banyumvishe bihane, bihane, kuko ngo umunyabwenge, haleluya, umunyabwenge akwiriye kuba azi kumva imigani, kuyisobanura, gusobanura amarenga. Uwo nguwo agomba kuba ari iki? Umunyabwenge. Abanyabwenge ni abantu bamenye Imana, batayibangikanya n'ibigirwamana, ni abantu basobanukiwe icyo Kristo ari cyo, batitwaza abantu. Aleluya. Uyu munsi tariki 14 z'ukwa kabiri, abantu benshi bajya bawitwaza ngo ni Saint Valentin, ngo ni umunsi w'abakundanye. Ariko umunsi w'abakundanye mureke nkubabwire, uboneka muri Yohana 3:16. 3:16 haranditse ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Setu. Ntabwo tariki 14 ari ikimenyetso cy'abantu bakundanye. Ntabwo tariki 14 ari umuganura w'abakundanye. Ntabwo tariki 14 z'ukwa kabiri ari igisubizo cy'abakundanye. Ahubwo ikimenyetso cy'abakundanye ni Yohana 3:16. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, ngo byatumye itanga umwana wayo umwe w'ikinege yari ifite, kugira ngo abantu bari mu isi bose, haleluya, batarimbuka, ahubwo bahabwe ubugingo buhoraho. Imana itugirire neza cyane. Wari wabona umusore n'umukobwa bashimanye? Chérie, chouchou, honey, baby, oh my love, huh? Nandi. Ariko bwaca mu gitondo ati peti, umenye ko twahuye nkuze umutwe ndawumena. Iyo nzobe nayihindura igikara, cyangwa uzinga iwacu tujya dukina sha. Yarakubwiye ngo udahari sinabaho, naho izuba ritava we hujya umbera umucyo mu mwijima, naho amazi yabura ujya unyuzuza nkanyurwa, nzakujyana mu cy'isi. Ati sheri nzakujyana mu cy'isi. Kandi ugasanga
byibuze atari yagenda n'intara 3 mu gihugu cye, ukaba wasanga atazi no mu murwa w'igihugu cye. Ati nzakujyana mu ndege, nzakwishyurira tugende. Sha atazi ngo iguruka ite, iparika hameze ate. Mani tugirire neza cyane. Atari ko sheri waba baramari koko. Ati naho hazi ntari komeye cyane, nkayishanyaguza ariko nkagusigarana uri muzima. Mukobwa akavuga ati sha uranyemeje wowe, uyu niwe nanjye nkubuze hapfa umuntu. Haleluya. Ati sheri we hurakarabo gahoraho, ubwo izindi zihunguka zikuma, we hurakarabo gahoraho. Buriya ubungubu ngo meze nk'ifi mu mazi, ngo udahari waba umeze nk'amazi, ifi urabona ubuzima bwaba bwahagaze. Ayewe ariko bwaca mu gitondo ati uzinga utwawe sinkusange, inzu yanjye warayisanze, wansanze nkuze, bwangu wibwirize sinongere no kukubonaho. Harabiringira abantu bakabahemukira, ndetse babahanga amaso bakabakoza isoni. Wowe nujya uhemuka kandi nukoza isoni, habwa ikuzo Mana ya kukurare kwiriye. Wowe ubanye neza n'umugabo wawe, zamurira Imana icyubahiro. Wowe ubanye neza n'umugore wawe, zamurira Imana icyubahiro. Wowe wabonye umukunzi mwiza, zamurira Imana icyubahiro. Ariko wibeshya ngo umunsi w'abakundanye ni 14 z'ukwa kabiri. Umunsi w'abakundanye ni Yohana 3:16. Kuko Imana yakunze abari mu isi bose, weho warobanuye umwe. Ariko Imana yakunze abari hehe? Kuko Imana yakunze abari mu isi bose, ntago yakunze u Rwanda gusa. Kuko Imana yakunze abari mu isi bose, ntiyakunze East Africa gusa. Kuko Imana yakunze abari mu isi bose, ntiyakunze abayisiraheli gusa sha. Yakunze abari mu isi bose. Ube mugufi yaragukunze, ube muremure yaragukunze, ube inzobe yaragukunze, ube igikara yaragukunze, ukuri kose yaragukunze. Haleluya. Ana itaranze abakenesha ngo yite kubakire gusa. Imana itararebye abantu bafite amazu yabo ngo abari bikunda, yanga abapangaye. Haleluya. Imana itararebye abantu bantagishoro, nabo bita ababloka murabazi, abakomisiyoneri nabira bakunda sha. Hati amen. Ntabwo hakomeye ikibazo urimo, hakomeye Imana yemeye kugicamo. Ntabwo hakomeye ibikurwanya, hakomeye Kristo guha imbaraga zo kubitsinda. Ntabwo hakomeye abakuvuga, ahubwo hakomeye Imana iguhereza imbaraga n'umutima ukomeye. Wewe upfa kumenya imigani gusa, wewe upfa kumenya amarenga gusa, Satani azakwibanyuze hese. Naca mu majyaruguru azasanga ukanuye, nanyura mu migani azasanga uzi kuyisobanura, naca mu marenga azasanga uyazi, naca mu muryango wo hepfo azasanga atari ubwa mbere uhinjiriye, ndetse naca no mu cyanzu azasanga usanzwe uhazi. Amen. Imana igiye kuduhereza abantu bitwa biringirwa. Twabanye n'indyarya, tubana n'imbeba,
tubana n'ingunzu, tubana ku mana we. Buriya wari uzi ko imbeba yibuze ibyirya irya n'imyenda yawe, iyo ibuze n'imyenda irya n'ibitsi. Haleluya. Nta waguhangara warasenze, nta waguhangara waravuganye n'Imana. Imana yakunze abantu bari mu isi bose, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ku bugingo buhoraho. Imana niyo igikunda urukundo rw'imbaraga. Zaburi ya 91 ku murongo waho wa 14 na 16 haravuga ngo kuko yankunze akaramata, icyo nicyo nzamukiriza. Nzamushyira hejuru kuko yamenye iki? Izina ryanjye. Azanyambaza nanjye ngire gute? Nzamwitaba. Ahubwo ikosa rijya ribaho abantu batinda kumwambaza. Abantu batinda kumwambaza. Abantu batinda kumwambaza n'ukuri. Mwambaze akiri bugufi. Mwambaze bigishoboka kwabonwa. Mwambaze bikiri ngombwa. Yiteguye kugutabara, yiteguye kukumva, yiteguye kugusubiza, yiteguye kukugirira neza mu izina rya Yesu. Haleluya. Nta nubwo Imana izagukiza gusa, izaguha n'icyubahiro. Nose yagusiga mwako gasuzuguro, abantu bakakomeza bakagufataho ijambo, buri wese akavuga uko yishakiye, buri wese akajya gukandagira nk'itapi, cyaba akakugendaho nka kaburimbo. Oya da, oya, 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 no, oya, oya, oya pe, oya. Handitswe ngo hoya, iravuze ngo hoya, iravuze ngo hoya, irantumye ngo hoya, ivuganye nawe ngo hoya, irabyanze ngo oya. Ninde urabyemeza yavuze hoya? Yibeshye mwereke. Nzamuhaza uburame. Imana igitanga uburame. Imana igitanga uburame. Nukuri. Imana igitanga uburame. Imana igihaza abantu uburame. Babyemere babyange, Imana igihaza abantu iki? Uburame. Kandi ntiguhisha agakiza kayo, ikajya igusura, ikavugana nawe. Ngo Dawidi hari igihe ngo yabaga ari mu bihe bigoranye, arangiza agakomeza abagenzi be akababwira ati ariko rero mwibuke, ajya dusura n'ijwi rituje, akatubwira ati muhumure, muhumure bana banjye, nimuhagarike imitima, muhumure. None se ko ibyifuzo byanyu mbizi kandi ndimo no kubisubiza, muhumure. Haleluya. Haleluya. Hariya muri Yesaya 12 niba atari 25 niho hari amagambo avuga ngo Uwiteka ngo yajyaga ndakararira ngo ariko ngo uburakari bwe bushize. Haleluya. Ngo akanzanira ibihumurizo. Haleluya. Akatwegereza ibisubizo, akatwegereza amasezerano, urubyaro rwabuze akaduha abana. Haleluya. Mariage byanze akazikora ku gahato. Divorce bazishatse Imana ikazihakana, kuko izaduhaza iki? Uburame. Niwe wubaka ingwa akaziko meza, niwe uvubira imvura babi n'abeza, kandi akoresha gukiranuka kuko atajya kiranirwa. Abantu bashobora kwibagirwa ko wamutwereye ikese yawe ya fanta mu bukwe, ariko Imana ntiyakiraga icyo gikorwa cyiza wakoze. Umuntu ashobora kwirengagiza umutsima wamuhaye ashonje ageze ku gupfa. Haleluya. Ariko Uwiteka ntiyakirengagiza umurimo mwiza. Ndagira ngo dusenge Imana, ndagira ngo dusenge Imana bene data. Ndagira ngo dusenge iki? Muriteguye ko tugiye gusenga?
Haleluya. Abanga amategeko bashima abanyabyaha. Haleluya. Ngo ariko abakomeza amategeko turabarwanya. Uzasanga muri karitsiye umuntu avuga ukuri atariko runaka simukunda, kuko avuga nyine ibidahuje n'amarari yabo, avuga ukuri kubotsa, abacumita mu mitima. Buriya urabona iyo umuntu utari kumushyigikira mu mabi ye ukamubwira ibimufasha ntago akumva uwo munsi, ahubwo akwibuka ingaruka zagize ute zaje, nibwo avuga ati yo nyamara runaka yari yavuze, runaka yari yagize ute, runaka yari yavuze. Abanyarwanda ati ngo ubwenge buza ubujiji bumaze gutambuka, ariko twe ntago buzaza butambutse, ahubwo buzazira igihe, kuko turi maso, turi imbere z'Imana, twiyirije ubusa, twasenze, twayibura niko Imana yacu zamurira Imana icyubahiro. Inkozi z'ibibi ntizimenya, imanza zitabera bazimenya gute se, ko buri gihe bahora baca izakibera. Ariko abashaka Uwiteka bamenya byose, kuko Uwiteka abaha amakuru. Mwana wanjye ugende neza witonze, uramenye kwa runaka ntuharye none n'ejo, kuko harimo uburozi batari babuta nturyeyo. Uramenye ntunywe amazi mu nzira aho uranyura, kuko ntari banaguteguriye. Uramenye ntuzambarane na runaka, kuko nzaguha umutayera akakudodera iyawe wambara ibyawe. Uramenye. Haleluya. Imana izi ubwenge sha, Imana igitanga amakuru upfa kuba wayinambyeho. Imana izi kubwira uyu munsi ntuve muhira, kuko hari abagutegeye ku kazi, kubera hari abagutegeye mu nzira. Uzi Imana izi kubwira ujye utaha mbere ya saa moya ube wageze mu rugo, kuko hari abakurindiriye hahandi saa 2, maze bahagera bagasanga wahinduye umuvuno, bahagera bagasanga ibintu byahindutse n'ugitaha nijoro. Haleluya. Imana igitanga amakuru, ahubwo umuntu udafite amakuru y'ijuru utangira uyashakisha. Ubundi wiringiye abantu baraguhemukira, wiringira amafaranga upfuye ugenda kuzapfa utayabonye. Sosokaho baragenda bakuvaho barigendera. Wiringira abanyabwenge barakubwira ntitwagendana n'injiji, twewe twarize ntiwize. Turagendana gute? Twe turakomeye, imiryango yacu irakomeye, wowe none kafefe turavugana iki? Haleluya. Humura, Yesu ntabwo ajya areba ko wize, Yesu ntabwo ajya areba ko utize, Yesu ntabwo ajya areba uko wambaye, Yesu ntabwo ajya areba uko uvuga, Yesu ntabwo ajya areba. Ariko Mana we, ngo mu mahanga yose ukora ibyo gukiranuka gusa, uwo nguwo Imana igira gute? Haleluya. Ngo mu mahanga yose ukora ibyo gukiranuka, uwo nguwo gusa, ntugire ikindi urenzaho. Nose Imana ivuze ngo ufite amafaranga menshi, none sivuze ngo ufite ibyo kurya byinshi, nose ivuze ngo umuntu ufite umugongo mugari, cyangwa ufite amamodoka, ufite inzu z'ibitangaza. Imana iravuga ngo mu mahanga yose ukora ibyo gukiranuka. Très bien. Aruta ikigenge naho cyaba ari igikiri abakiruta. Muri kunyumva? Umukene ugenda akiranutse, naho waba uri umuyede uri inyangamugayo, rwose uburuta
ikigenge naho cyaba gikize gifite ibya mirenge ubu kiruta mu izina rya Yesu, kuko kirakize ntigifite Imana. Icyo kigenge kirakize nticyumvira amategeko ya leta. Icyo ngo naho cyaba ari igikiri, umukene mwiza w'inyangamugayo abakiruta. Rero ntibakazajya bakubwira ko bafite imodoka zikaze, ntibazajya bakubwira ko amakonti ari kuniha, buriya nta mafaranga atajya muri konti. Hari wari wayuzuza se avuga ati ubu nge yaruzuye rwose nta kintu cyarengaho? Arahari? Nimuzamubona uwo muzamumbwire. Haleluya. Ijambo ry'Imana ni umuhigi, kandi iyo rihize riravumbura, rijya rimenya aho ibyigenge biherereye, rijya rimenya aho abanga Imana. Haleluya. Ariko haleluya, haleluya, haleluya. Uzi umuntu wavuganye n'Imana ataravuganye n'abantu, ngo niyagenda arabyumva, niyavuga arabyumva, niyakora bazamuriye Imana icyubahiro se. Niba uzi ko utavuganye n'abantu waravuganye n'Imana, zamura ibiganza upepera ijuru yavuganye nawe. Zamura ibiganza upepera Imana yakuvuzeho. Abantu bari kuvuga bavuguruza icyo Imana yavuze kuri wowe. Yarangije kuvuga, yarangije gukora, yarangije kwanzura, yarangije gutegeka, yarangije gusohoza. Akira mu izina rya Yesu. Akira, akira, akira. Ubu se ko wari uzimiye ng'intama n'ingunzu zari kukurya, imbwa zari kuba zibonye ifunguro, ariko Yesu aragutarura asiga 99 aza kureba wowe. Haleluya. Urumva agaciro ufite? Haleluya. Imana itugirire neza cyane, Imana iturengere n'ukuri. Witondera amategeko niwe mwana uzi ubwenge. Ugira gute? Uwitondera amategeko, yaba yo papa na mama baguhaye, yaba y'abavandimwe baguhaye, yaba igihugu gitanze, yaba y'Imana yaguhaye, yaba yo pastori yaguhaye. Uwitondera amategeko, uwo niwe mwana uzi ubwenge. Ariko uwiyuzuza n'ibisambo akoza se isoni, akoza nyina isoni, kuko yijuje n'ibisambo. Bazavuga mwene runaka ngaho yibye, rero ni igisambo kaburetwa. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana yacu ni umukozi w'umuhanga, Imana yacu irahambaye, Imana yacu iravuga bikaba, Imana yacu irategeka bigakomera. Haleluya. Nta Mana yayibanje, nta nizaza kuyiheruka. Niyo tangiriro, niyo iriho ubu ngubu, ni nayo izaba iriho. Haleluya. Ngo yitwa ndiho, yahozeho, izanahoraho. Abantu bakubwira ko ibyawe bizarangira ejo, uzababwire ko ejo bikomeje. Abantu bakubwira ko ibyawe bicice, ujye ubibutsa ko atari nabo babidoda. Haleluya. Yesu wacu nashimwe cyane, Yesu wacu nashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Ndagira nkubwire ngo komera, wirira,
witinya, wigira ubwoba, komeza ugire ibyiringiro, komeza wizere, komeza usenge utishushanyije, komeza ube mu mwuka, guma mu mavuta, komeza urugendo. Imbere yawe hari amakamba, hari ibihembo, hari amasezerano, hari ibisubizo, hari imigisha. Haleluya. Harya wavuze ngo witwa Ndeva Yohana? Mukandayisenga Claudine. Umwuka w'Imana ari kumbwira nkubwire ngo wowe Imana irakwibutse. Hari ibyo yakoze uri gushima, ariko hari n'ibindi ikoze. Ikindi cya kabiri, Imana iguhaye ijambo. Imana irambwiye ngo iguhaye ijambo, akira ijambo mu izina rya Yesu, rigendane mu izina rya Yesu, rivuge mu izina rya Yesu. Akira ijambo, akira ijambo, akira ijambo mu izina rya Yesu. Abantu bakunda kuyihagararaho, ariko Imana ikuvanyeho umusaraba. Imana irambwiye ngo ikuvanyeho umusaraba, kandi Imana iguhaye urubyaro. Uru rubyaro Imana itanze kuri weho ni umugisha. Uru rubyaro Imana itanze kuri wowe ni zahabu. Uru rubyaro Imana itanze kuri we ni agaciro. Uru rubyaro Imana itanze kuri wowe irakuzunguye, izungura nabusuze inyuma. Haleluya. Abandi babazungura badahari, ariko weho Imana iguhaye imbaraga zigushyigikira ukiriho. Ntawe wayikoreye ngo yikorere amaboko, Imana ikurinze kwikorera amaboko. Amasaha n'iminsi yo kumwara wabonaga byenda kukwegera, ariko simbuka kuko Imana igusimbukije. Haleluya. Haleluya, haleluya. Imana ikongera imbaraga mu rugendo. Haleluya. Haleluya. Zopeleto. De soze twave volento de seside. Hari amavuta Imana izanye ku buzima bwawe. Aya mavuta ntabwo ari amadahano, nta nubwo aya mavuta ari amasukano. Aya mavuta nayo mu ihembe, niko Imana imbwiye. Haleluya. Ninde washidikanya Imana ivuze? None ninde wapinga se ikoze? Kandi Imana ikuvanyeho urubanza rw'icyaha n'ingaruka zacyo. Kubw'uyu munsi genda wicare mu izina rya Yesu. Taha utahanye ibisubizo byawe, tahana amasezerano, tahana imbaraga z'Imana. Haleluya, haleluya. Iyo bagutereye kashe yitwa impuruza, nyir'ubutaka buvamo akajya ku ruhande, umuhesha w'inkika ahita bububwa ako kanya, ahita bugabana, arabugurisha akakwishyura ku mugaragaro, hagira duke dusigara akaduheza nyir'isamba, ariyo hijya ku ruhande. Imana igiye gusohora dayimoni, igiye gucanganyikisha amajwi ya Satani, igiye kwegeza bugufi umugambi wayo no gukora kwayo. Ndashaka abantu bari kumva bagiye kwifatikanya nanjye muri iki gikorwa cyo kuba abahetsi barira baririra umurimo w'Imana. Baze dupfukame hano. Icyama mu maso yanjye hakaba isoko y'amarira, nkarira ndirira umurimo w'Imana, nkaririra barimbuka. Dupfukame,
uyu murimo muri kuza kwiyemeza mutagira ngo uroroshye, mupfukame hano kuri uyu murongo, mupfukame neza. Haleluya. Mupfukame. Haleluya. Mureke mu maso hacu hagiye gufufuka iriba, isoko y'amarira. Turirira iki? Umurimo w'Imana. Turirira abantu barimbuka. Imana ibaho umugisha, mwifatikanyije nanjye kuri uyu murimo mwiza. Mana data wa twese, ngaya mava gupfukamiye, ngizi ndahiro turahi imbere y'amaso yawe. Ze penento danke boneze traive ezo traibe vode se la ve voir ankeri. Mana we, Mana, abamama barayamanitse bemeye kukuririra, baririra umurimo wawe. Abagabo barayamanitse le toke de se. Mana we, wumva ubusabe bwacu, wakira ubusabe bwacu. Zenetobela ntekeri zetokeri yabide zese zelevoranke enezekeri zetot takena bolanke redere zevolanke nezo traive ezese straive. Urakoze Mana kubw'imbaraga n'amavuta umanuye. Urakoze Mana, urakoze Yesu kubw'imbaraga zawe udukinguriye. Urakoze Mana Baba. Oh haleluya. Aho ni wowe Yesu. Mana nge ndagushimye, nukuri nkuzamura icyubahiro. Iki cyubahiro ni cyawe Mana, iki cyubahiro ni cyawe Yesu. Mana we, iki cyubahiro, iki cyubahiro, iki cyubahiro. Haleluya, 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 haleluya. Ushimwe ibihe byose, indimi zose zikuvuge, amavi yose akomeza gupfukamira. Ibyo twiyemeje turabikora rwose. Udushoboze, utwambike imbaraga z'umwuka wera, utujye imbere, udushoboze rwose. Nako turabikora pe bwite. Turahagurutse mu izina ryawe. Urakoze. Amen, amen.